ntawe nzongera kugurana cyamakobwa ubu ngubu birarangiye. ariko iki cyaha nta mafaranga yakigezeho ra. Ariko mwana umuntu mamagaye koko ubyose umukono utari mamagaye kujya kandi yanga kiri kwangutisha. Alo Amafaranga yakugezeho sha. ngo ki amafaranga yahereje Seba hamusenze ko nabonye ko nawe wabonye wamukingaho kandi nayohereje. Reka nawe nta nigeze mbura gose ahubwo uri kubeshya. Ushatse kumbwira ko nabiroteye ubusa. Uza ndakarikana n'ibigambo byinshi nkagukubita kuri telefone. Njyewe ubwanjye narose yakugezeho. Nawe nabonye wisakuriza ahubwo ndaje tubonane umbwire neza aho amafaranga yanjye ari. Reba kibanze tubonane. Wasanga atazi Jadu wari yaje mwere. Ninaniriwe pe. Urananiwe? Yego nyine. Sikinaha inana roji bayo. Ina hoteleri bayo. Hoteleri. Oya navugaga hoteli. Ese ubwo tubigenze bite? Genda umva naniwe ndashonje. Mbese ibintu bimeze nabi. Ariko hano ufite ibyindazi. What? Ibyindazi? Ahubwo reka tureba hano twicara ahubwo tuyarye. Turarya nyine nacyo kuyanywesha se. Nari hano ntihacakana ndagatuma byeri kajye kwiza. None se ubwo turicara he? Ubuse ariko ndabona hano hepfo hameze nko ku kivu nyine. Urabona nyine hameze nk'ahantu hari amafu. Iri ni debe ndarize ngiye. Gusa ahantu hepfo nta kintu cyaturirayo. Oya shiri urabona wabikintu uri kumwe nanjye. Erega mva icyo ari cyo cyose nta cyagukanga mari. Biko niyo yaba ari intare. Amandazi tuyarya. Amandazi? Ese wareka tukamanza tugasenga mwa? Senga. Reka tumanze dusenga. Hatori utarimira ugasanga noneho urasa. Rero she iyo umuntu agiye gusenga urumva arasenza kuyanga Imana ibumva ijambo n'iryo sengesho birigenda. Gira bwangu wowe. Mwana data wa twese
tukweretse iyi migati, nkweretse na sheri wanjye agiye kuyirya. Mpano umubabarire ntigumuhagame, umubabarire ntawurye cyane. Amen, amen, haleluya. Njyewe mana jaxo mwiteho. Uri kurambiranye. Mana nkweretse umugore wanjye, sheri wanjye, ndamukweretse kugira ngo umugati nawe urya anezerwe. Amen, amen. Ariko sheri, ibyo nibyo bagutoje iwanyu? Bikize kandi. Ntasi uyu mugati ufashe kuki ufashe turi gusenga? Senga amasaha 3 ane. Nubuze ko nashonje. Umenye umeze nk'icyo. Urawuriye. Nagarugoha. Mubi Imana yagukubita nk'ugurushye. Mubi yazi kusongerezamo nk'urushye. Urandeba ariko sheri ubwo. Nese ubundi bari bayiguriye. Nyine wikirakaza ariko naye kugura ariko mu buryo bwo mu byo tugiye gukora bwo gusenga wari kuburetse kuyi. Ariko kubyo nyeranga ari icyaha. Ariko mana yanjye ubu nanjye ngo mfite sheri pe. Naragenda ariko mbonye abashiraho baba. Nanjye mbimenye. Kuko ndi imigati. Cece ku. Nese sinyori wayiguriye. Ariko sheri gabanya amarere nanga ari byo nashatse kuvuga ahubwo zana iryo rindazi ngutamika. Unamika. Byose ndagutamika buriya. Nta kibazo. Cyahega ndakwemera. Nta kibazo. Ntamika nyine. Iyi ndakwemera. What? Ariko mana yanjye nese kuri kujya kimwe. Avi byo gito kitakwica umukobwa ra. Sheruzi kuru iyo ngo nkuhebere muri iri shyambara. Ariko ujya gatoya. Oya ariko umunini nawe umara akanya muka. Oya ariko nawe araho yakita kwita nkwereka ahubwo agatekanike tugiye gukoresha. Ariko se fata urajya uri kurya nk'uwiyahura akara sheri urajya ari giye wayiguriye nese nimba nakugura urajya ngo nkuhotoreye muri iri shyamba. Oya nange simvuze ku moto ariko se nawe re ni umwana ufite imyaka 3 ni umwana ufite umwaka umwe ni umwana ufite ukwezi kumwe aka kantu nese kuri kurya ukagira ngo hano habaye amarushanwa. Ni amarushanwa hari ariko naherekare nkubwa ko inzara yanyishe sibwo ntabwo wabyumvaga. Ariko buraka nkubwire agatabara niko inzara ndabizura ifi urukumva ariko hano umenye ko tutari mu gikombe cy'isi nge ndi kuguhesha kugira ngo nyine udapfiramo mu buryo twasenze Imana yanyeretse aya amandazi yose hari yaracyura ngo inda hari yaracyura ngo inda Mana yanjye jya gatoya Imana irarema ayiwe no kogara ahari uri mu marushanwa suri ikihe bese marushanwa ariko hamukobwa sheri nujye ute barapfuga mugo bararya koko ko si uyu mukobwa ubwo se nimba barya icyo ubu base muteka mivero zinga biba bihari muri bo nushaka n'amafaranga ufite uzisura yewe sheri sinyigushatse ugize ngo ndavuze ngo sinyiguza nde mandazi aya se turatwaye amaze ndakeka na yaraduhaza aguhaza ubwo se utakutangiye kurya nk'ibyihebe none hayo urajya ahubwo se dukore mu ngena ariko sheri nongera kurya icyo nongera kurya icyo ndaguturumbura oya urishera ariko ubu ngiye aka kanya ibyo tabinduka umuntu uri kurya ukagira ngo hano hari inka ziri cyazana ariko nari nashonje ariko su nashonje kora mirindi njye ariko niyo njya kurya icyo kanshaka irinini oya ariko kanguremeremo iritoya ndabona ibyo uri kurya byose birakwica mu kanya ahubwo we kangureberemo iritoya ahubwo se oya kangureberemo iri gusa ubusheri uranyanga ko njye niwongera kurya cyane ndaguha ingurube zo mu rugo zikurya rizane ngirishe nawe ufata iryawe urirya enda nyine nkutamikaho rimwe cyo ngaho zana nyine ndi oya ariko zana nkusaturireho urukumva utongera kurya kinini kikaba cyo kira ntabyo nigeze nanga zana enda oya nyanga kankusaturireho urikumva mu kanya utaza gusanga ariko se kandi n'igisaturo urabona ariko iki cyose wagishyira mu kanwa wowe nange ndabizi ndarya oya kankusaturireho
akantu. Yesu ni ibiki bibaye? Ni ibiki? urabyumvise Oya. ni ibiki Sheri hano hantu wanzanye hari ibyihebe. ahubwo se ibyo ni ibiki n'ikaze ariko hari ibintu ndi gukeka Ibiki se? umva kirongeye Tujye kureba. umva ka tugende tujye kureba twibajya amandazi Tujye kuyazana subirayo. Kubona abantu bahagaze aha ngaha Sheri wangampaniye. menya hari ari ikintu bategereje hano hepfo kiri ku wagisaze ibyo ufashe urabizi yego si amandazi se none yafashe ari ndi uyaguhaye usibye no kuyafata ndanaya ingiri sawa yango ryariwe n'imbwa cyanga imbeba Hako Sheri arayarya yayaguze. Si wari wamwe ngo ninjye wayaguriye. kaguriga umurunga kavuna umwezi wagicucu uratera amahane niwe wayaguze aha nayo naguze none ariko nakuburaniraga ubundi murapfa iki mwabagabo sinzi ibyo muri gupfa pe Hako Sheri arinda yamara ngo kurwana n'icyo kiguzi. Hako se mumva igihe mwaye cyose mutera itiku mpambe sirema muceceke mushinge kubakirana ubundi wowe ufite ikihe kibazo Ese ubundi wagicucu gukemurira ibibazo ibyo twasanze mufitanye mwabikemuye ubwanyu. ubwo nawe uravuze rero Tuvuga ibyo uvuga twumva. Hako se ndi ko mbazanye hano ngo mbakiranure iryo tiku rivugo nyiri gutera byose ni byiza Icyambabaje ni amandazi yacu. umutima uba mu mandazi ubu wabuze ibindi utekereza ubu nanjye nyikubona nabonye uremye mu mandazi ubundi nababwiye ko n'umukobwa adashobotse rero sinzima umva rero nanjye kambabwira Amandazi nayo. ariko ubundi byanyu amandazi yanjye Oya tuhereza amandazi yacu. amandazi yanjye amafaranga ngeresha ndavuze ati mama urusha amafaranga nagwari Tuhereza amandazi yacu. urusha amafaranga nagwari esha Tuhereza amandazi yacu. hano ushaka kuyiba Oya ugomba kuyaduha. Nitwe twayaguze. mu nda ngo vuto